hano wageze mu Rwanda muceceke tuganire n'uyo mumama yego umujyi wa Kamanyora hariko namuna gani haliko mbaya haliko mbaya sisi tunakimbia tu tunaona mabombe sasa vile mimi mweko nilikuwa Rugenge bana nani balumiza watoto watatu kigarnare kilianguka mule watu watatu wakakufa bawili wakalopoka wako pale baba naye anapata ufahamu ndio wanarudia tunakuja sasa tunakimbia biko binatoka sehemu za wapi bibombe Tulikimbia mbele. Tulikimbia mimi nilikia depuis jana. Ulikuwa depuis jana? Ni Kamanyora. Nukuvuga ngo amasasu ya mabombe yavaga Kamanyora ntabwo yaturukaga Ruvungi. Ahubwo yaturukaga kuri defense yo kuri antenne yari i Burundi. Uvuga ngo byagenze gute ahubwo kugira ngo abarundi barase Kamanyora. Yego. Nukuvuga uko byagenze M23 yaba divansinganye. Iba divansinganye umuriro mwinshi bahita babwira bo hakurya ati mu gucubiriza uwo muriro murase amasasu muri centre ya Kamanyora kugira ngo bahugire mu kuza gutabara abaturage natwe tubone uko duhunga. Ibyo byabaye kuko abarundi 38 bahunze b'abasirikare bahungiye he bahungiye wabi Burundi kuko bogeye kutubido umugezi wa Rusizi na Ruhwa bageze hakurya y'u Burundi kuko abarundi hariya kuri uwo mugezi wa Ruhwa bashyizeho umukandara barabafata barabicaza bamaze kwicaza abasirikare 38 b'abarundi barongera basubiza muri Kongo ariko umunyamakuru w'umurundi wakabaringiye nkuru abo basirikare bamubwiye ko ngo M23 iri gukoresha imbunda batarumvaho no mu buzima bwabo bahisemo gukiza amagara ubwo abo ngabo bahunze bagera hano ku mupaka hano waruha ahantu bita Rugombo akaba ari naho hano Rugombo hehe ndebe kugira ngo abantu tutababeshya gusa ni muri komine ya Kibitoki ni komine ya Kibitoki Kamanyora bayihize n'abarundi barayihiga ahubwo iyo mbunda yagaragaye nyuma yuko M23 yari yimuye irijyanye ahandi n'ibyo mbunda yagaragaye abaturage bari ku musozi iyo mbunda barayibona ni igifaru ntabwo ari igifaru nakanga imbunda ifite iminwa 42 ire kuri cyo bita imiriro abantu bayihigaga ni ukuvuga ngo babacancuro baje mu rugamba noneho umusirikare w'umurundi yavuganye n'umuntu twari turi kumwe mubwira ati mutama ko mushaka kutumara ati twebwe dutegereje murase muri Kongo natwe turase mu Rwanda ati ahubwo twebwe icyo kibomba kiguye ku mupaka wa Kamanyora ntabwo twe tunaniwe kucyohereza mu Rwanda ariko ngo nicyo bita mezire dufite mezire dufite aho turi kubipima babyivuganiye kabisa nuko ni mushiti wanjye genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona reka ko umeze neza cyane uri hose udukurikira umunsi ku munsi Inside Rwanda Media ubasha kudukurikira buri munsi ariko nimba ari ubwa mbere ugeze hano usiga ukoze subscribe ndetse ukore no kuri notification kugira ngo ujye uba mu bambere biganiro byacu bigeraho byiza cyane hano turagarutse ni mu gisata twabashyiro kizakibagezaho amakuru ajyanye n'umutekano cyane cyane mu karere turi Rusizi turi mu karere ka Rusizi mu Bugarama ngira ngo ni ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko twabyemeje ko amakuru azabageraho 5 kuri 5 ngira ngo hano muzi ko hari imirwano iri guhuza abarwanyi ba
M23 ndetse na coalition cyangwa se na FARDC n'abandi bari kuyifasha. Byumvikanye rero mu mwanya washize ko aba ingabo z'u Burundi zari ziri kurasa mu bice bituyemo n'abaturage bya Kamanyora, aho niho umunyamakuru wacu Mwanandaki cyangwa se Jean Paul aherereye mu buryo ari kudukurikiranira uburyo bimeze cyangwa se mu nkuru yakusanyije tugiye kubagezaho. Ariko nanone hari n'ubundi ubu turi kuvugana M23 yamaze gufata agace n'ubundi muri Sud Kivu, Ruvunge, Tombe. Akana kandi gace gafashwe, ariko ubwo kari kwiyongera ku tundi duce n'ubundi twari tumaze iminsi igenda yigarurira, ariko iri kototera Uvira. Ibi byose rero biri gukorwa, ibi bitero byose biri guterwa cyangwa se izi ntambara ni mu buryo bwo kugira ngo ari FARDC iba yakaniye ati tugomba kwisubiza ibice M23 irimo. M23 nayo ikavuga ati ntago bikunda, ahubwo turabakubita n'ibyo mwafashe, tugomba cyangwa se n'ibyo murimo aho mwikusanyiriza mudutera cyangwa se aho mwisuganyiriza naho tugomba kuhabakura, cyane cyane ko muri Sud Kivu ariho navuga ko haturuka ibitero byinshi cyane biza muri eneo M23 irimo bishaka guhungabanya umutekano. Ibi byose rero Mwanandake nimero ye katumuhamagare nk'umuntu kuva mu gitondo wari uri muri biriya bice, ndetse yabashe no kugira uburyo bwo kwambuka, yabashije kwambuka ajya hakurya, nk'uko mumenyereye ko ari niwe muntu wa mbere ujya mu masasu. Mwanandake buraho neza? Nari ndimo mbwira abantu nk'uko bakumenyereye ko uri Ndake, ubu noneho wageze mu masasu ya nyayo nk'uko abantu wajya uri potinga live kuva Bunagana kugera Kamanyora cyangwa se kugera Bukavu. Utwo n'uduce twose wagiye wereka abantu cyangwa se ukurikirana abantu uburyo M23 yagiye twigarurira. Uyu munsi Kamanyora twumvaga ngo abaturage bari kwambuka bamwe baza mu Rwanda. Ngira ngo mpishusho nk'umuntu wari uri kuri tele, nk'umuntu wabashije kuganira n'abaturage, aho bimeze bite muri Sud Kivu mu gace ka Kamanyora, ariko ubwo wenda umva uri muri Bugarama. Ntago nzahura ahubwo uri he? Aho ni he? Ubu tuvugana mpagaze ahantu bita Ruhwa. Urahazi? Ruhwa ni ku mugezi. Nukuvuga ngo ni umugezi noneho uhuza u Rwanda n'u Burundi. Yego, Ruhwa ndayizi rwose. Nukuvuga ngo mvuye mu kibaya. Nukuvuga ngo mvuye mu kibaya cy'u Rwanda na Kongo n'u Burundi. Iriya Plaine d'Ruzizi? Ya, nukuvuga ngo mvuye gusuhuza kwa Neva, kuko neza ahantu uraze abantu uzi kuberekana ama video y'Ibujumbura. None se ndi kwibaza hari amasasu yarari kujya biriya bibunda by'ibibombe byagwaga Kamanyora, ko hari video nabonye iri abantu bagiye kuri Mwanandake bagiye nako kuri Kivu Info, Kivu Iwacu Info, abantu bagiyeho barayibona. Hari video rwose wasize ndi kubona bakubitagura ibibombe. Nukuvuga ngo rero ukuntu sitasiyo imeze, guhera saa 11 nibwo urugamba rwatangiye za mu gitondo. Rucogoye. Ubu tuvugana nibwo imbunda ugize gute bicecetse. Gusa ikintu kiriho sitasiyo ukuntu imeze, mu 23 uyu munsi yadivansinze ibirometero 7 iva hijya he. Ubwo nukuvuga ngo nicyo ubwo turi nicyo bita ngo ni plane. Nukuvuga ngo ejo yavuye Gatogota iragenda
ejo ku M23 yavuye Gatogota ya divansinga ibirometero 7 muri plane. Uyu munsi ya divansinze ibirometero 7. Ni ukuvuga ngo rero uwo bari kurwana duyi ari inyuma y'ahantu bita muri centre ya Ruvungi. Centre ya Ruvungi yamaze kuba tombe. Centre ya Ruvungi M23 irimo kuko banaharwaniye cyane birangira abari bayirimo nabo begera inyuma bajya kugenga ibirindiro inyuma ya centre ya Ruvungi. Ikintu nakibaza nakumvishe mu majwi kuvuga ngo abarundi bari kuturasa. Ukuvuga ngo abarundi mpamvu numvishe bavuga ngo bari kuturasa nakoreye ikiganiro. Ukuvuga ngo ahantu nari ndi gufatira iriya nkuru ni muri Kamanyora. Ni Kamanyora. Ukuvuga ngo amasasu amabombe yavaga Kamanyora ntabwo yaturukaga Ruvungi. Ahubwo yaturukaga kuri defense yo kuri antenne yari i Burundi. Ukuvuga ngo byagenze gute ahubwo kugira ngo abarundi barase Kamanyora. Yego. Ukuvuga ngo uko byagenze M23 yaba divansinganye. Iba divansinganye umuriro mwinshi bahita babwira abo hakurya ati muducuririze uwo muriro murase amasasu muri centre ya Kamanyora kugira ngo bahugire mu kuza gutabara abaturage natwe tubone uko duhunga. Ibyo byabaye kuko abarundi 38 bahunze b'abasirikare. Bahungiye he? Bahungiye wabi Burundi kuko bogeye kutubido umugezi wa Rusizi na Ruhwa bageze hakurya y'u Burundi kuko abarundi hariya kuri uwo mugezi wa Ruhwa bashyizeho umukandara. Barabafata barabicaza. Bamaze kwicaza abasirikare 38 b'abarundi. Barongera basubiza muri Kongo. Ariko umunyamakuru w'umurundi wakabarinje iyo nkuru abo basirikare bamubwiye ko ngo M23 iri gukoresha imbunda batarumvaho no mu buzima bwabo. Bahisemo gukiza amagara. Ubwo abo ngabo bahunze bagera hano ku mupaka hano wa Ruha ahantu bita Rugombo. Akaba ari naho hano Rugombo bretse ndebe kugira ngo abantu tutababeshya gusa ni muri commune ya Kibitoki. Ni commune ya Kibitoki. Ahangaha ku mutumba ahangaha ku mutumba bita Rukana. Kibitoki. Ahangaha niho aba basirikare rero bavugiye ngo umututu uri hakurya uragatsindwa n'Imana ariko kubwa amahirwe makeya barongera basubizwa mu menyo y'intare. Ni ukuvuga rero abantu babonye kuri video abantu barambabarire. Ntabwo nanjye ntarerasarambye ku buryo nakerekana imbunda yabo. Ahubwo byabaye ngombwa kubera ko iyi mbunda ni ukuvuga ngo iyi mbunda iri kurasa adversaire arayihiye. Abinyuma ya Kamanyora bayihize n'abarundi barayishiga. Ahubwo iyo mbunda yagaragaye nyuma y'uko M23 yari yimuye irijyanye ahandi n'ibyo mbunda yagaragaye abaturage bari ku musozi iyo mbunda barayibona. Ni igifaru. Ntabwo ari igifaru nakanga. Imbunda ifite iminwa 42. Ire kuri cyo bita imiriro. Abantu bayihigaga ni ukuvuga ngo babacancuro baje mu rugamba. Noneho umusirikare w'umurundi yavuganye n'umuntu twari turi kumwe amubwira ati Mutama ko mushaka kutumara. Ati twebwe dutegereje murase muri Kongo natwe turase mu Rwanda. Ati ahubwo twebwe icyo kibomba kiguye ku mupaka wa Kamanyora ntabwo twe tunaniwe kucyohereza mu Rwanda. Ariko ngo nicyo bita mezire, dufite mezire. Dufite aho turi kubipima. Babyivuganiye kabisa nuko ni mushiti wanjye. Ariko umutaramu yavuganye nabo rwose abemerera ko bari kurasa mu Rwanda. None mwana hari ibisasu byigeze bigwa mu Rwanda? Yabemereye ko bari kurasa Ruvungi.
hari umuntu rero wavuze ngo ngiye ngo ndi Ruvungi ngo nta mpunzi zambutse. Niba wabonye video nakoze nabajije abantu ngo hari iko namuna gani. Barambwira ati hari siyo nzuri. Impunzi zahungaga. Zahungaga abo ngabo babivuga baje ntabwo bigeze nukuvuga umunyamakuru wabyanditse nta video afite abantu baca mu gihuru bo umugezi wa Rusizi batembana n'abandi baza ari benshi baza kumupaka ibyo izo nta video afite. Hari amajwi twigeze twiyumvira abazarendo bari kubuzanya ngo ntagire umuntu urasa mu Rwanda. Bari bazi babikoze icyababaho nyine ngo mwihangane ngo turwane ngo twisubize Kamanyora tugende tunafate Bukavu ngo ntagire umuntu ukora ikosa ryo kurasa mu Rwanda. Urumva rero iyi ntambara irimo ibintu byinshi bro. Ariko icyo wamenya cyo uyu munsi umurundi yagiye ku gikarango ariko nabo atirari yabo nayo iracyahari. Ahubwo igisigaye cyo kwibaza ni kimwe urangeraho ryari. Ndi mu nzira mugani w'ababani ngo I'm on my way, ndi mu nzira nitumara kuri recordinga ndahita mpakinga rwose urambona ejo. Ikindi cyanyuma wongeye kukubaza mpita nkureka kugira ngo ukomeze ukurikirana abantu makuru. Urambwiye ati ndetse n'abacanshuro ese nukuvuga ngo abarwanye ku ruhande rwa FARDC nta kaci na kamwe bigeze bisubiza. Ntako nta gace na kamwe nta gace na kamwe bigeze bisubiza ibintu byose babyambuye ahubwo kugeza ubu umupaka uhuza u Rwanda na Kongo nyine wa Bugarama uri close. Kamanyora iri close urafunze. Abantu bari kuvuga ngo bari kwambuka baza mu Rwanda impunzi bambutse none se si mwababonye mujye kuri kivi wacu abantu turi kubabaza ngo hari VIP bakakubwira ngo binaharibika. Abo bantu mwababonye bambutse. Ubwo rero aba bazarendo bafashe ifoto ya hano Gatogota bafashe Gatogota kuri Munima barangije bakora icyo bita foto nyine kwa kungu ufata ifoto ugahita utereka abantu barangije barayifotoreza ngo bahageze. Ariko izo ngizo abahageze ni babandi bavuze ngo Wirimanzi bamufashe. Koko ejo ntabwo ufishe Wirimanzi avuga ari mu biro. Icyo rero ni abantu biyumvira amakuru ari kuri tele kuko amakuru arahari twamanutse bro kandi ntabwo twashe gufinata. Mwana ndake asante sana reka mbe nkuretse urakoze cyane ku mwanya uduhaye. Asante sana usubiriza abakunzi b'urugendo online ndabakumbuye sana. Ariko unababwire ngo nimero ya Mwana Ndake mwashyiraho. Nimero ya Mwana Ndake bashyireho bajye no kuri Ikivu Iwacu info babanze barebe ibintu uri gushyiraho uri gukora live rwose kandi courage. Asante sana sawa. Yego ngayo ngukore nuko bimeze ngira ngo ni update ni Mwana Ndake twa turi kuvugana mwakoze cyane namwe abantu badukunda n'abareba ibiganiro byacu bya buri munsi. Ciao.